naho nshoreje, ngo ibyo muzakora byose, mwaba murya, mwaba munywa, mwaba mukora n'undi murimo, mukorere byose kugira gute uhesha Imana icyubahiro. Urabizi mpora mbibwira abakristo hano, mwaba murya ujye muhesha Imana icyubahiro. Wari wajya mu bukwe tukajya kuri buffet ukabona inyama bazicaraho buri gihe, abwira abantu ariko kuki muhagarara ku nyama? N'umuntu yigeze kubikoraho blague mu bintu byo hari akantu kabaga kuri radio bavuga ngo kwisanzura, ngo ni igihe ugiye muri reception ugasanga inyama ntawe uzihagazeho. Ariko nkabwira abantu ariko iyo ugiye ugasanga inyama ziri hariya, ugatwara inyama 10 kandi ubona inyuma yaho hari abantu benshi, mwabonye ko mu bukwe ibiryo birashira, hanyuma ugasanga ibya mbere bishira ni inyama. Ariko nuko baba babaze nkeya cyangwa nuko abantu baba bariye nyinshi. Nimujya kwiseriva no mu bukwe, ibyo mukora byose mwaba murya muhesha Imana icyubahiro. Paulo yigeze kubwira abakore ntabwo atariko aho kugira ngo mujye muza gucuranwa, mujye muza muriye. Sibyo? Nujya mu bukwe ujye uzuriye, wiserive bikeya kugira ngo nabaza nyuma yawe baze kubona ibyo barya, muhesha Imana icyubahiro, mubera abandi umugisha. Sibyo ra? Ariko ngo niba munanywa, ariko muri no minsi nkunda polisi y'u Rwanda, twese ducisha bugufi uretse iki. Abapolisi bajya bamfata cyane cyane kubera ko hari igihe mba nagiye kuvuga ubutumwa nko mu mwantu kure, hataha mu masaa 5 muri weekend. Rero mu masaa 5 saa 4 polisi bayari amavubi ariko metre ibirimo kuvugiriza, unyura hose huhamo. Noneho rero jya icyo nkundira abapolisi bacu, manura ikirahure rwose n'ama confidence menshi, ntibitese ngo pastor ngo ni wowe ngo igendere, hanyuma se ko warumpagaritse ngo ya ngo we rwose ngo ntabwo naguhaka akantu ngo uhuhemo ngo ndakwizera. Nkavuga numva rero Mana uzamfashe sinzamere nka wa mupastori uzi ko ushobora kumanura ikirahure wasomye kamwe akumva impumuro agavuga ati huhamo nawe, huhamo. Ngo umupastori umupolisi yaramubwiye ati huhamo, aramubwira ati ko numva uhumura divayi. Pastor aramubwira ati ariko urabizi umwami nkorera agira iyo ngeso yo gufata amazi akahindura divayi. Ati ubundi muri terimosi yanjye hari harimo icyayi, atashobora kuba ari wowe wongeye akabikora.